afite ubwo butware bwo kubera hose icyarimwe agakora icyo ashaka, yaba yabaye imana. Ntabwo ari imana. Ubutware bwa Satani abantu babimenye n'abadukurikiye babyumve. Ubutware bwa Satani bufite aho bugarukira, kandi Bibiliya iranatubwira ngo Satani ararwana ariko si umuneshi, yaratsinzwe, Kristo yaramutsinze. Nubwo arwana ari mu ntsinzwi, iherezo rye rirazwi, yaratsinzwe. Dufite n'imbaraga zo kunesha iyo turi kumwe na Kristo tumwizera. Satani turamunesha. Umuririmbyi yaravuze ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi, niwe ubana natwe, niwe urinda intambwe zacu, ukarinda ibitekerezo byacu, ubugingo bwacu bukaba amahoro. Ijambo ryawe riravuga ngo intama zawe uzifashe mu kuboko, umwanzi ntashobora kuzikuramo. Hanyuma nk'umuntu udukurikiye ashobora guhita yibaza kuki Satani adafite imbaraga zatuma yinjira mu bitekerezo by'umuntu ngo amenye ibintu umuntu yibwira, cyane ko Satani Bibiliya itubwira ko ngo amanurwa ku isi ngo 1/3 cy'ingabo. Urumva yari afite abantu yari afite abafana mu ijuru, yari afite abafana. 1/3 cyose kiramukurikira, bivuze ngo afite ingabo nyinshi. Ushaka gusanga umuntu wari we umuntu ku isi icyo 1/3 kiruta n'abaturage batuye isi. Ni nk'urugero, ni ingabo nyinshi cyane. Ugasanga nk'umuntu wari we wese afite nk'ingabo ya Satani nyine imuherekeza, cyangwa se 2 cyangwa 3. Nkibaza, cyangwa se n'undi muntu udukurikiye akibaza, ni gute Satani afite izo mbaraga zingana gutyo akaba adashobora kumenya ibintu umuntu atekereza n'ibintu umuntu yibwira? Wamusobanurira gute? Erega n'imbaraga Satani afite n'Imana yazimuhaye. Rero si igitangaza ko ashobora kuba adafite imbaraga zo kumenya ibyo umuntu atekereza. Ibyo tugira ni Imana ibiduha, n'ibyo afite ni Imana yabimuhaye, niyo yabimurekeye. Rero kuba atabazifite nuko intazi Imana yamuhaye. Ariko Satani erega aramutse afite ubwo butware bwo kubera hose icyarimwe agakora icyo ashaka, yaba yabaye imana. Ntabwo ari imana. Ubutware bwa Satani abantu babimenye n'abadukurikiye babyumve. Ubutware bwa Satani bufite aho bugarukira, kandi Bibiliya iranatubwira ngo Satani ararwana ariko si umuneshi, yaratsinzwe, Kristo yaramutsinze. Nubwo arwana ari mu ntsinzwi, iherezo rye rirazwi, yaratsinzwe. Dufite n'imbaraga zo kunesha iyo turi kumwe na Kristo tumwizera. Satani turamunesha. Bibiliya reka badusomere mu gitabo cya mbere cy'Abami, Abami ba mbere ibice 8 ku murongo wa 39, kugira ngo twumve icyo Bibiliya bivugaho. Hari icyo Bibiliya ivuga ku kumenya no kwinjira mu bitekerezo by'umuntu. Yego, kari umuntu nadusomere Abami ba mbere ibice 8 umurongo wa 39. Dusome. Umutwe w'amagambo usubiye inyuma ho gato uvuga isengesho rya Salomo 39. Nuko ujye wumva uri mu ijuru ari mu buturo bwawe, ubabarire, utegeke, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu yose, imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe kugira ngo bakubahe iminsi bazamara mu gihugu wahaye basogokuruza yose bakiriho. Nshatse warekera. Urumva ko muri uwo murongo haravuga ngo Uwiteka niwe wenyine, kuko ari wowe wenyine umenya
icyo imitima y'abantu Yibwira. bose itekereza ni wowe wenyine. Urumva niwe wenyine kwinjira mu mutima, aha ni muri mind, handi twavuze mu bugingo. Ahangaha niho habera imitekerereze y'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuze ngo Imana yonyine ni umwihariko wayo. Baravuze ngo Imana yonyine niyo ibasha kwinjira mu mitima y'abantu ikamenya ibyo umuntu atekereza. So, urumva byo hita ko bikuraho urujijo ko Satani adashobora kwinjira mu mitekerereze y'umwana w'umuntu. Yego, hanyuma nkomeje kugira ikibazo, nkomeza kwibaza muri njyewe, ndi kumva Satani agifite imbaraga, kuko uzarebe nk'iyo umuntu ahuye n'ikibazo abati ni Satani yabineye. Hari n'abahanuzi baza, uko abahanuzi bose nibakorera Imana, akaza akakubwira ibibazo byawe, akareba hawe ejo hazaza, mite mbihuza. Ese Satani ashobora kumenya ejo hazaza hawe gute? Nk'uko twabivuze, Satani azi ubwenge. Satani afite imbaraga zo gukina kuri psychology yawe, imitekerereze yawe. Abasha kuyikoresha n'ubufindo, agafindura, akamenya icyo urimo utekereza kandi atinjiye mu bitekerezo byawe. Noneho kubera ko Satani amaze igihe kirekire agerageza abantu, kandi Satani hari ubumenyi afite ku bantu ukurikije imbaraga ze. Icyo we akora, ashakisha uburyo ashobora kugukuramo amakuru, cyangwa akareba situation urimo, akaba yabasha guhuza ibintu, agakora akagereranya kandi bikaza guhura. Kuko abapsikologe muraganira, akakubwira ibintu, akakubaza ibibazo, akakubwira ibintu, akaza kuvumbura ibintu wowe utigeze umubwira. Niyo umuntu arwaye uburwayi cyangwa se nka malaria, yageze kwa muganga, muganga agenda amubaza uri kwiyumva ute, uri kumva umuriro, uri kwiyumva nyine. N'umuntu uwo ari we wese, umuntu ashobora kuba yamenya indwara urwaye yagendeye ku bimenyetso. Sinibaza impamvu Satani watamenya uburwayi urwaye cyangwa se ibintu byawe, kandi ari ikiremwa cy'umwuka. None nibyo nakubwiye ko n'abantu bamukorera, nibyo nakubwiye ko nakibiremwa yimukorera, afite uburyo akuzerereza mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'ibibazo, agahuza situation, akaba ashobora kumenya uko umutima wawe wakira ibintu cyangwa uko ubitekereza bitewe n'ukuntu yakugenje. Akaba yabasha kumenya, wowe ukagira ngo yabashije kwinjira mu bitekerezo, ahubwo yakoresheje tekinike kandi akabimenya. Urabona urugero, nk'ubu Satani ashobora kubona ucuruza, yego, akavuga ati uyu muntu ashobora kuba akunda amafaranga. Ahereye kuri icyo akavuga ati reka noneho ndebe koko niba akunda Imana cyangwa akunda amafaranga. Ashobora gukoresha imbaraga ze akaguteza igihombo. Yarangiza kuguteza igihombo, noneho akakuzanira occasion z'uburyo ushobora kuva muri cya gihombo, uburyo ushobora kubona amafaranga, ariko ubwo buryo azanye bukaba ari uburyo butubahisha Imana. Noneho akareba uburyo uri bubyitwaremo. Aho rero ashobora kumenya niba ko ku mutima wawe utekereza Imana by'ukuri cyangwa utayitekereza by'ukuri, bitewe n'uburyo icyo kibazo agushyizemo ubashije kukikuramo, cyangwa uburyo ubashije kucyitwara, agahita akamenya biri mu bitekerezo byawe. Kandi mu by'ukuri yakoresheje tekinike, uburyo bwe, kugira ngo abashe kumenya ibyo atekereza. Impamvu akora ibyo ni uko ataba yinjiyemo neza ngo amenye ibyo ari byo, ahubwo arashora kugira ngo arebe ko yagukura mu murongo. Iyo niyo mikino abamo. Yes, nizere ko abantu bakomeje kugenda basobanukirwa. Hari abantu benshi bibazaga ese Satani, n'ikindi kibazo ngiye kukubaza, ari umuntu uvuga ngo ngiye gukora ikintu numva umutima umbujije kugikora, n'undi mutima urambwira ngo nyikore, kandi mu by'ukuri muri rusange ugasanga icyo kintu yagiye gukora ni kibi. Ese uwo mutima umubwira ngo akore icyo kintu kibi, ubu si Satani saba yakwinjiyemo, bigenda biti? Rega Satani ni umwuka. Iyo usomye igitabo Abefeso ibice 6, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 ku murongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso,
ntabwo ari abantu bafite imibiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi itagaragara iyo ahantu ho mu kirere, dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. Kuba turi ku isi, turi ku rugamba, turwana intambara y'umwuka. Ni intambara y'umwuka. yego Satani ntushobora kumubona, ntushobora kumubonesha amaso, ntago ari umuntu. N'imbaraga n'ingabo ze zikorana nawe ntago ari abantu, ariko presence yabo urayumva mu buryo buri spiritual, mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu umva iyo ntambara, kuko ubushize nabasobanuriye ko mu bugingo naho ari ahantu ho mu buryo bwo mu mwuka. Ukubyiyumvamo mu mutima, umutima ukubuza, ukuganiriza, umutima ukubwira, urumva ubyumva mu buryo bwo mu mwuka, ntago ari uburyo bwo mu mubiri. Na Satani presence yiwe uyumva mu buryo bwo mu mwuka, uyumva ko ari aho. Kandi biri dusobanurira neza ko umutima nama ukubwira gukora ibyiza, umutima uturuka ku Mana. Ariko umutima ukubwira gukora ikibi ntago ari umutima uturuka ku Mana, ni imbaraga za Satani akongorera mu buryo buri spiritual, mu buryo bwo mu mwuka. Uramwumva? Niyo mpamvu wumva intambara hagati y'ikibi n'icyiza, ukumva uri mu rugamba rwo guhitamo hagati y'ikibi n'icyiza. Izo nizo ntambara zo mu mwuka duhoramo. Abantu bagomba kumenya ko turi ku rugamba, tuba mu ntambara zo mu mwuka. yego Kandi Imana iduhamagarira kuzirwana, tugatsinda icyiza, tukakinesha mu kunesha ikibi. Ikibi cye kubaganza, ahubwo munesheshe ikibi icyiza. Niyo ntambara. Hanyuma hari ikindi kibazo ngiye kubaza, ntago kiri kure y'ibi ngibi, no topic abantu benshi urabona Imana iyo igiye gukiza umuntu cyangwa ari ikintu Imana igiye gukorera umuntu, ituma marayika, ifite abakozi bayo, ituma marayika, kimwe nk'uko na Satani nawe afite ibiremwa atuma. Nkahita nibaza, ese Satani kugira ngo ateze umuntu ibyago cyangwa se yinjire mu mitekerereze y'umuntu, bisaba ko ari we ubwe uhaguruka, cyangwa akoresha ibyo biremwa akaba ari byo biza? Sinzi ukuntu wabisobanurira abantu. Satani afite ingabo akoresha. Yego. Ariko abantu b'Imana bakwiye kumenya ko niba ari abantu b'Imana basenga Imana, Satani ntago afite uburenganzira bwo kukwica. Izo mbaraga ntago zifite. Yaba zifite, abantu bose aba yarabarangije. Nibyo Satani aduteza byose, Imana irabyemera. Imana iba yabyemeye ko biba bitugeraho. Yego. Kandi Imana ibizi neza ko dufite imbaraga zo kubihagararamo neza. Yego. Ahubwo iyo utabaye maso bishobora kugutera ibibazo, ariko Imana ibizi ko, kuko Bibiliya iravuga ngo ikigeragezo cyose kije, ibitubaho byose Imana ibasha kubishyira ku munzani wabyo, ikareba ko izo mbaraga zabyo tuzifite. Iyo ibona tuzifite irabireka, kuko izi ko tuzanesha. Rero iyo umuntu atabaye maso ashobora gutsindwa. Ariko ibyo byose Satani yohereza biba biri, Imana iba yabishunguye, ikamenya uko bihagaze, ikavuga ati reka bigende. Satani ntago afite uburenganzira bwo kugira ikintu cyose adukoraho. Imana ibihari. Nubwo Satani afite ingabo, ariko Imana nayo ifite ingabo. Yego. Nta nubwo Satani afite ingabo nyinshi kurusha ingabo z'Imana. Yego. Nubwo ingabo za Satani zirwana, ariko n'iz'Imana zirahari ngo zirwanirira be. Bibiliya irabivuga. Yes, hanyuma nizere ko abantu badukurikiye basobanukiwe, bamenye neza ko Satani we adafite uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kwinjira mu mitekerereze yawe ngo amenye ibintu utekereza. Ese ni gute, hari uburyo umuntu yakwirinda kugira ngo Satani atamenya ibyo umuntu atekereza? Hari buryo yakoresha ibintu byose byo muri iyi ntambara y'umwuka, muri ubu buzima bw'umwuka tubamo, muri ubu buzima bwo mu isi
tukaba abantu bagenda mu isi ariko turi n'abantu bo mu buryo bwo mu mwuka kubera kubaha Imana no kugendana n'Imana no kwakira Kristo. Bibiliya ibintu byose iba yarabitanzeho umurongo. Iyo usomye Yakobo, urwandiko Yakobo yanditse mu bice 4 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo mugandukire Imana, murwanye Satani nayo izabahunga. Iyo usomye mu zindi ndimi, uko kurwanya Satani ni nko kuvuga ngo Satani nakubwira ikintu we umubwire ngo no. Ikintu cyose Satani akubwira umubwire ngo no. We ugira umwete wo kumvira Imana, ube mu ruhande rw'Imana, noneho Satani nawe nashaka kugushuka umuhakanire muri gahunda ze, umubwire ngo no. Niko Yakobo yavuze. Kuresista umwanzi uko ashaka kugukurura ntiwemere, umuhakanire. Iyo uhakaniye Satani, Bibiliya tubwira ngo arahunga. Yego. Nta kindi kigukuraho amajwi ya Satani n'imbaraga ze no gukora kwe. Iyo ashaka kugushyira mu bintu, wowe ukamuhakanira ngo no. Yego. Imana yaravuze ngo numuhakanira rimwe, nta kindi gituma Satani ahunga, nuko hashaka kukujyana umwangira kujyayo. Ibyo ashaka kukubwira ubyanga, ibyo ashaka ko ukora umuhakanira. Iyo umuhakaniye, Bibiliya iravuga ngo azahunga. Iyo niyo ntwaro. Yego. Nkurikije nk'ikintu nize ngewe, nubwo tugeze ku musozo, sinzi wenda abantu badukurikiye ikintu bakuyemo, gusa bamenye yuko Satani ashobora kwinjira mu mitekerereze yawe ngo abe yakuyobora, ngo yinjire mu byo utekereza ngo abe yakuyobora. Ikintu nkuyemo menye yuko urumva hari umuntu ugira ibyago cyangwa se ibibazo, urumva Satani abagira ngo arebe koko ibyo bibazo afite ari ukuri, akamuteza icyo kibazo. Iyo wemeye gutsindwa, amenya koko icya kibazo yaguteje cyari ukuri. Nk'isomo nkuyemo numvise ko aramutse ananeje n'ikibazo ni ukwihagararaho nyine, ni nonyine, kugira ngo amenye yuko kugira ngo ahunge nyine. Imitekerereze iteye Satani ikibazo ni ukugira imitekerereze nk'iya Kristo. No kugira imitekerereze ishyira Imana kuri santere y'ubuzima. Ubundi iyo niyo mitekerereze ifite icyitwa Satani. Icyo abashaka kureba ko afite imitekerereze yo kumvira Imana no gukunda Imana no gukorera Imana. Afite imitekerereze ijyanisha ku bugingo buhoraho. Iyo umuntu afite iyo mitekerereze rero Satani agira abura amahoro. Iyo Satani abona ufite imitekerereze nk'iya Kristo muri wowe, arababara cyane. Icyo abashaka nuko uva kuri iyo mitekerereze ugira indi mitekerereze itameze nk'iyo. Hanyuma turi kugana ku musozo, si yaba ariyo mpamvu Satani yateye Yesu avuye gusenga akamushukisha ubutunzi? Si yagiraga ngo arebe agira uburyo amwinjirira, nubwo Yesu yamubwiye ngo no? None se ugira ngo Yesu yahuye na Satani? Ntabwo yamubonye, ni mu buryo bw'ibitekerezo. Ni mu buryo bw'imitekerereze, niyo mitekerereze. Donc Satani hari yarimo agerageza kwinjira, ariko bidashoboka. Akagerageza uburyo yafungura aho hantu kugira ngo yinjiremo, asanga harafunze kubera ko Kristo ni umunyembaraga aramurutana, ntabwo ashobora kwinjira mu bitekerezo, ni mu mitekerereze. Yego. Hanyuma tumenye uburyo ushobora kurwanya Satani, tumenye ko adashobora kwinjira mu bitekerezo byawe. Icyakora Imana yo imenya ibintu utekereza. Niyo mpamvu iyo content yo tutigeze tuyivuga, kuko tuzi neza ko Imana ari ishobora kumenya ibintu utekereza. Hanyuma turasoje, nizere ko n'ikiganiro cy'ubutaha tuzabana namwe mwari mudukurikiye. Tubabwira ngo utarakora subscribe ni ukudufasha kugira ngo dukomeze twamaze ubwami bwiza bw'Imana. Sinzi impamvu ushobora gukora subscribe ku bantu bakora ibintu bisanzwe, ariko ahangaha wigira ijambo ry'Imana ntuyikore, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma turi kugana ku musozo, wadusengera tugasoza nk'uko twanatangiye dusenga. Murakoze, reka dushima Imana. Turagushimiye Uwiteka agira ingabo, wabanye natwe, uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Umuririmbyi yaravuze ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Niwe ubana natwe,
niwe urinda intambwe zacu, ukarinda ibitekerezo byacu, ubugingo bwacu bukaba amahoro. Ijambo ryawe riravuga ngo intama zawe uzifashe mu kuboko, umwanzi ntashobora kuzikuramo. Uko niko turi, ubugingo bwacu burarinzwe, tumaramaje kugukurikira no kugukorera. Kandi n'umuntu wese utarakwakira nakingura umutima winjiremo kugira ngo ubugingo bwe bukomeze kurindwa. Ni wowe uturinda imbaraga z'umubi, ni wowe uturinda Satani. Kandi wasezeranije ko abakwiringira uzabatuza mu bwami bw'ijuru. Aho niyo twifuza kuzaba, aho niho duhirimbanira kuzaba, tuzabane n'abera. Yezu umuntu wese akira umuntu wese uciye bugufi, akira umuntu ugushakana umwete, kuko wavuze ngo nitugushaka tuzakubona. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twizere ko ikiganiro cyagenze neza. Murakoze. Ciao ciao, naho ubutaha.